wanje Satbi uraho? Ni sawa papa. Bite. Sawa. Bite. Satbi. Nashimira Bona gusiza muri Swede. We twaraburanye kandi twaraburanye kabisa none ndagutkuye kwa ari Sudi. Kabisa. Umva ibibazo byo muri famille byanyu mu biganiriye muri inbox. Ya nivyo ari Sudi ariko muvuga ibintu bikomeye kandi Sadi bari kwaragerageza kukwishura neza. Sevoya nawe waguze ivyo uvuga kandi ibibazo nibaza yuko ibibazo biri mu Rwanda, ibibazo by'umuziki w'abarundi biri mu Rwanda, ibibazo biri mu Burundi. Ibavuze ngo icambere no vuga nabonye no kubahanzi nabonye ngo ikibazo kiriko kirahinga cyane kikibazo cha Double J na KIRIKOU na Fulgence. Nibazo ari kibazo cy'ubunyamwuga buke ku mpande zose. Arabaririmbyi kugenda bagiye muri show nk'ijya anye mukagenda uko nyene ngo muje kuja kuri stage nta mu DJ wanyu mufise ntasi hanyuma Sevoya Fulgence nawe yavyifashemwo nabi kuko ubiraje wari hajya anye ngo atanga umuziki abantu bariko bararyoherwa ukemera kuwica hakureka abantu ngo baryoherwe ni kibazo ca Fulgence c'ubunyamwuga buke. Hama kuri iki cyambu promotion y'abaririmbyi naco nibaza yuko nkuko bivuze Satbi nibaza yuko avuga ikintu kuri harabuze abanyamakuru b'abanyamwuga, abapromoters b'abanyamwuga, aba YouTubers b'abanyamwuga, ukazabona ngo umuntu ngo utamuciye ko ngo nagikoreka ibujumbura warabu uwo muntu ukavuga ati kandi rero ariko bivuga ku banyamahanga ariko mubaza ati eske mu Barundi hoho kugira promotion y'abantu abaririmbyi abantu indirimbo ya Satbi warayishize hejuru kugira indirimbo ya Satbi, indirimbo ya KIRIKOU, indirimbo ya Dramati woba uyifuza kugira abarundi nabo bayikunde imbere yuko ikundwa mu Rwanda cyangwa ikundwa hanze. Aya makuru abo yavuze y'abarundi n'abanyarwanda nibaza yuko ni ibintu byumvikana kuko ingufu abanyarwanda barazishyiramo. Abarinzi bacu baba mu Rwanda gukora media. Ari umuntu amaze gukora media tuwa gusumbya Bifes. Ava ngaha uziciro Bifes atigita Kigali gukora media tour. Uvuze ikintu cyiza cyaba Ali Sudi must to be open. Ariyo selfish umuntu agomba kugira ku gihugu cyiwe. Kandi abarundi bakimenye nisho shaka ko Ali Sudi abwira kwiyubaka sibi. Ali Sudi nta kosa na rimwe y'Umunyarwanda uvuga jewe nafashe mu Rwanda ndabihaye agaciro. Nta kosa nari because I need abanje bari abaronka abandi ariko the secrets I don't kuba selfish if no isoko ry'umuziki w'u Rwanda riri Burundi ifo mugabanye selfish kugira ngo nimba no musi dutumira Christmas tugatumira abaririmbyi 10 mu mwaka basi yabeho na batatu bo Barundi okay sawa wabahembye basi baki ariko ba present bavuge bati habeho equilibre baje Kigali muri arena bakore concert n'abandi equilibre sama siyago akore concert agire amutumire ni artist na artist batari ibintu biba organized biba ari ibintu bikomaka ariko isoko riri Satbi wibuke tuganira wambwiye ngo showbiz music ni capitalism ntabwo ari socialism tugomba ko abantu babimenya capitalism kandi bashaka ko nicyo nshaka kuvuga ntabwo umuziki ukuntu umeze ntabwo ushobora gutegeka abantu gukora ibyo badashaka gukora icyo ukora uretse banze nyumva twabiganiraho kenshi icyo ukora ugerageza kuba influence kubikunda ariko niba atabikunda ntabwo uri bubahatirize ushobora gukora ama media tour rwose n'igihumbi ukagira uzinshuro Harmonize yaje mu Rwanda ariko Harmonize mu Rwanda byaramunaniye gufatisha uzinshuro amaze kuhakura nazaga kuguteza akaza gatanga amafaranga akazagira gute ariko nakubwira ko mu Rwanda Harmonize ntabwo ari izina ubona rifite imbaraga rikomeye Zucu inshuro Diamond amaze kumuzana i Kigali Zucu ejo ndi nagiye Kigali mu gitaramo cya Kendrick Lamar Zucu rwose ararimba ukabona ntabwo afite charisma mu Banyarwanda ntabwo bamwakira ariko Zucu umuhanzi ukomeye n'abantu bakomeye abo ndakubwira uretse ikintu hari reality niyo nshaka dusobanukirwe reality ya showbiz n'umuziki urumva Bifes ashobora kujya Kigali rwose akora amatuwa n'ibihumbi ntagire icyo bitanga Dramati nta tuwa nimwe yigeze akora indirimbo ze zaragiye Kigali zirahitinga
urumva uyu muntu ahoze bavuga Trezo na Rap Boy ntabwo baragira Rwanda Kigali barahakandagira iriya ndirimbo yabo irahitinga mu manati kuri abantu hose bayita kubona na nakuyo sinzi ko bari barakandagira n'i Kigali urumva indirimbo yabo irahitinga sinzi ko banahazi hari indirimbo za Kiduma hari indirimbo z'abanzi b'i Burundi ziyana Kigali zirahitinga batanahageze batarigeze batanahazi ni ukuvuga it's about ubutwi ubwiza bw'umuziki uburyo umuziki ucengera mu bantu abapromota bakabikintu utarinze kubigiraho uruhare ariko hari n'uruhare noneho abapromota bagira abo ngabo noneho navuze ni abari loko b'ibujumbura aho niho bihagaze ari Bujumbura abo ngabo b'ibujumbura nibo bagomba gutuma umuziki wabo ukundwa mu mahanga kuko bitangirira mu rugo ntabwo bizahera i Kigali jamais witegeza ko i Kigali bazahamagara abantu b'i Burundi ngo baze buzure ngo Mika Arena ntabwo byakunda uramuzana se ari buzure ari na hombe urumva ahubwo ikintu bihere i Bujumbura Bujumbura babifokasingeho babikundishe kugira none influence nk'uko kera byari bimeze ba Roriro yazana i Kigali tukamwirukana inyuma ndabyirukana ndi umwana namwirukanse inyuma ndi mu birukanse inyuma ya Roriro urumva ndi mu bantu basabaga amafoto Roriro ndi mu bantu bashakaga kubona Etoile du Centre naza kibumba ndimo ndabahiga nabavuze ndi mu bantu bakundaga Tosoke ndi mu bantu bakunze Big Fizzo ndi mu bantu bakunze Peace and Love urumva abo n'abartiste baciye ibintu i Burundi bakunzwe i Bujumbura bakunda ibintu byabo bikagera n'i Kigali bigaca ibintu so uyu munsi reka twemerere yari ko showbiz y'u Rwanda iri hejuru ariko bivuze ko n'u Burundi bivuze ko n'i Burundi itagomba kuba yajya hejuru ahubwo ni igiki barimo barakora i Bujumbura ico kugira ngo ibintu nanjye nagira ngaruke ko na cyane mu Burundi nakubajije nicyo gituma nakubajije tubwire Socrates ari ibintu ari umuntu yitwa Dumba Rema muhira ko bucafu birashoboka ukure ko ubucafu ndiko ndabona ngaha fasha muhire commentaire fasha muhire commentaire ntutisome zirengane areke birarengana kandi Dumba nibaza yuko aragerageza gufasha abahanzi b'abarundi umuziki w'uburundi nibaza yuko ahubwo mukwiye kumushimira gusoma commentaire ndaguhana ntabwo wemere gusoma commentaire reka kurabira abasatubi biruhisha wewe kandi atacu bikora reka tugende kuri how abaririmbyi bacu bafashwe ukutariko reka kumure ikiganiro cyari tugiyagutumiye reka tumurekere ijambo akubaze kuko ibyo bibazo byarabaye kandi nibaze ko biheri Burundi uyu munsi nibaze ko satubi iyaba mwari muzi iyo capitalisme mushaka mu muziki curaba nka concert mufashe amezi 2 cyangwa 3 muteguye concert satubi na Fariaz muteguye concert mutumiye Dramati eske iyo show izohomba gute izobura abantu gute aba promoters ko bazoreka kupromote ndakurikira cyane uri sweat aha rero realite yo iratandukanye n'ibyo urumva wowe ufite abantu mutwe siko ubona ko byo ukunda ariko hari ibyo twakoze biratunanira that's why tuko turabaza abisi bo bageze nimba ashobora kubona abisi ibintu byakoze nuko abarundi bari ngaha we need kumva no kumenya something tutazi ari sudari muri Amerika ari sudari nanjye ndabizi kuko mubaze Fariaz namuduga igitega ari ndabuzi cyane nanjye muziki ndabuzi cyane kandi nakoreyemo cyane naho navuye nja muri sport gusa kuko Fariaz baroriro abo ba nziza Desire Rwanda yubaswe cyo gituma nerekeza ibibazo byinshi aranyemerera cyo gituma ndiko nabaza Anisudi byageze gute Sadibire reka kubwire bantu nagusubira kubija ukongera ugambaza gusubira ugambaza umva ngongera bisubiremo kugira ngo uko byagenze nta kundi cyatumye umenya Anisudi wamumenye kubera gukora showbiz y'u Rwanda no kuyitangira so dukeneye abantu babyitangira
kandi ntibabicike intege. Ikindi kubyitangira bisaba ni passion. Urumva ni passion, ukuvuga nuzamo ukurikiye amafaranga ntabwo uzahita ubivamo. Nibaza ko mpamvu mwari mufite umuntu nka Landry wabikundaga Mugisha yabikundaga byata. So nibaza ko yabivuyemo ko atabonaga amafaranga, ariko yarangira ndakika najyaga akomeza. Nibaza ko byari gukomera kurushaho. Muri iki kintu nari muzi icyo gihe n'urukundo nari nzi yakundaga showbiz. Umutumire nawe ubarakomeye cyane mu Burundi, afise ikinyamakuru gikomeye cyane cyitwa Akeza. Umutumire arakomeye cyane kandi ibyiza by'u Burundi byo by'umuziki ibyo bya sport ni ari mu bantu babipromotinga cyane. Landry Mugisha umutumire n'ubaracyakunda iki Burundi. Usabwa kuba mufite abo bantu bafite iyo passion babyitaki badakurikiye amafaranga bakurikira urukundo rwabyo. Natwe twarasuzuguye igihe kinini ntukabone bimeze kugira ngo abantu baranyubaha, abantu basuzugura banca intege. Oya, nuko nyine mbikunda, nuko mba numva nyine ngomba kubifasha bikagumya bigatera imbere. Ushobora amafaranga yanjye, ushobora bibiki. So abantu nka Steve bakwiye gutaha kuko Steve arabikunda, ariko reba yanze kuva muri Sweden n'Ubujumbura ajya kubaka kandi kajya kugushigikira cyangwa muri concept. Obstacle. Sako fanya sida muri concept. Warakoze umupira mu Burundi ukeneye imbaraga za Steve wataje kujumbuka ajya kubaka igihugu. Ngiye kugenda vuba cyane kabisa. Yarabikunze Satbi muri biratebo. Biributsa lyrics zo muri biratebo. Ngibutse lyrics. Turirimbero Satbi. Turirimbero abarundi baba hanze. Ndaje vuba kandi muziki nayo wayemo Satbi nuko wadukiri muto cyane je muziki nayo wayemo cyane. Ubaze kandi yanze cyangwa bahanziza Desire cyangwa baroriro. Bashanere ubabaze Steve ndashaka Satbi akundirimbiro gato muri birateba. Hari agace kareba abarundi baba hanze akabandirimbiro. Bakura kumahera ibuki gutaha sekubirikiza utanga kazi inabafisa mahera yabikomeza tugafinzara birateba ariko bigashitaha. Ndaje vuba. Wakoze kubana natwe. Urakoze cyane uva n'ibibazo nabibize kuko ndumvise uko umutumire wacu no mutsi nasanzwe. Urakoze. No udasanzwe mutsi aransiga n'imvura. Sawa. Urakoze cyane Steve bibari kurize. Urakoze cyane Steve akafite Radio Africa for Radio Africa. Satbi. Yo. Hariya ngo washakaga Double J na Kirikou. Double J na Kirikou wowe ijya kibazo patagu kibona gute bisigura gute imbere y'abantu. Uraza ukinshizemo nanjye. Ije kugira ngo arabarundi bari ngaho kuko bakabanyisha abarundi benshi barashaka cyane Rwanda babibonye ntabwo ari gusa ariko cyane umuntu aho kwandika nta muntu ashobora gusibira ubuzima je naho ndababwira ati wowe umuntu banyateye induru kwiradiyo uragaje kwawe ushyiremo kwawe ko ushaka kumwataka mu rugo rwiwe ngo uzane police no kiresa kurengeye urumva. That's why je mpora ndabwira ati ntushobora kuzibira music ntibishoboka ariko let's work kuri quality n'ibindi Narosa kandi yo kuvugisha about promotion wabwiye ati n'aba promoters nakubajije ati gute abaririmbyi bacu bata indirimbo Kigali ariko collabo zo ngaha ziba kubera gusangira ibaye nanaka wanyugushije ko agomba kubaho amasezerano hagati y'abakora na collabo akibyaza umusaruro. Ikindi tugomba tuce ko n'icanyuma nuko tworabira hamwe ukahumuriza abarundi ku bintu byaraye bibaye kuko ari iri n'isoko rya Arizudi umaze kubasha kukonveka umurundi ku ruhande rumwe n'igikuta urundi ruhande umuntu kandi ahari konsiya kandi ahinduka nabi. So iri soko ni soko ibintu nk'abijya byabaye ntibikwiye kubaho cyane. Icyo gituma rubikiye kubaho abantu baza bagasigura benshi kugira ngo isoko riri ngaha rikomeze.
mukomeze mujya gutora umufungo abarundi barababaye cyane ntabwo ari abarundi bababaye gusa bro najya ngo mubwiye ko n'abanyarwanda bababaye nimba ureba amatwita nimba ubona ibiki kugira ngo amatwita y'abanyarwanda bibona ko bababaye nabo ntabwo ari abarundi gusa n'abanyarwanda barababaye inshuti zanjye zarababaye nabo twe turi kumwe nabikubwiye ndi muri Paris nijoro babiganiraga ubona ko barababaye so cyabababaje ni cyangwa se ariko abantu bafata opinion yanjye nka opinion ya Alice ntabwo njye nkunda abantu bafata ibintu babihuze nk'abanyarwanda babihuze n'abarundi burya buri wese bafite uko yumva ibintu njyewe ikibazo mbibonye kuko iriya concert narimo ndayikurikira live kuri YouTube urumva narayikurikiye kabisa live njyewe na blaming mandate nkuko na Steve yatangiye blaming mandate urumva ibice bibiri igice cya Daboje na Kirikou ndakiblaminga blaminga n'igice nako ni bitatu ngiye blaminga ni ibice bitatu hari igice cya Daboje na Kirikou nicyo blaminga bwa mbere urumva icya kabiri nka blaminga igice cya organization abateguye igitaramo urumva none icya gatatu nka blaminga DJ wari urimo hagati y'ibyo bintu bitatu byose washobora guhuza abo bantu batatu abo bahanzi agahuza organization team nawe ubwe wari ufite akazi so ndahera kuri organization team mpamvu blaming iyo mwateguye ibintu muba mwateguye protocol ya buri kimwe cyose nimba ufite abahanzi mpuzamahanga nka Daboje na Kirikou bateguye uko bazava i Burundi uko bazava kuri airport uko bazaza aho bazajya kuri hoteli aho uko bazava kuri hoteli uko bazaza kuri stage ukavugana nabo kuri stage muzamaraho iminota 2 muzamaraho iminota 3 iminota 3 yanyu ni iyi mukavaho mukagenda kubera gahunda no kubera time ko buri kimwe cyose giteguye icyo kintu rero iyo kiza kuba cyarakozwe na organization team nibaza ko yuko nta kibazo cyari kuba cyarafunze urumva icyo nicyo kibazo cyane nibo bantu bandere blaming abateguye igitaramo cyangwa bari bashinzwe abahanzi ushobora gusanga bateguye igitaramo bari babashyizeho ariko babishinzwe ubwo bazabisobanurira ubwabo kuko nibo bakakwiye kuza kudusobanurira twe dufite umuntu ubishinzwe akazi yarakishe urumva no abakabiri blaminga ni abahanzi ubwabo Daboje na Kirikou impamvu blaminga ni iki ya organization team navuze itarakoze akazi kayo abakabiri bamenya ko katakozwe ni Daboje na Kirikou nibo bakabiri bahita babimenya cyase management team yabo ihita bimenya yuko abantu babatumiye ntibaje kubafata kuri aeroport ntibabagejeje kuri hoteli ntibabagejeje muri show ntibababwiye n'inzu uzaba MC ntibababwiye n'inzu uzaba DJ ntibababwiye indirimbo zabo bazaperforminga iminota ingahe bazajya kuri stage tangahe babyo sangahe ibyo ngibyo bireba Daboje na Kirikou urumva bateguye stage gute ari nacyo kintu cyambabaje uburyo babona ko stage yabo idateguye itari kuko hari abantu baje kwimpression bya bintu twavugaga bro byo kuza kwigaranzura uruganda iyo ushaka kwigaranzura uruganda umuziki w'ikindi gihugu you have to organize yourself ugomba sindi nibona uburyo dukritika Bruce Melody uburyo performance muri Trace Music Award wari kuntu abanyarwanda batatse Bruce Melody ariko wabonye uburyo yabikosoye muri gitaramo cya Kendrick Lamar wabonye uburyo Bruce Melody none yaje ubona atari waho twabonye muri Trace Music Award so ntago nakunze stage ya Daboje gitu ntabwo nakunze stage ya Kirikou bari bameze nk'abantu baje kuririmba Bujumbura mu bafana babo ntago bari bameze nk'abantu baje kuririmba mu gihugu kindi kirimo abafana bakeneye ku impression uzana badanse emera uwemvestisa amafaranga ya muziki wawe ukunda mu kindi gihugu kubita stage ku buryo umuntu wese ubireba bwe utarukuza bwe uriya muntu ninde nanjye Alice negura Alice Friends live show bwe ndashaka Daboje inshuti nazanye dramatic ariko next time bwe ndashaka Daboje ndashaka Kirikou kuko nabonye ubushobozi bafite imbaraga bafite ubunyamwuga bafite kuri stage so iyo ni akabiri blaminga kuko nibo bagomba kumenya kwiziki yabo ifite cyatayifite eske bagiye kuri stage baramara iminota 2 kugira ngo atarenza agiye kuvuga ibintu bitandukanye kandi bidakenewe ahubwo amenye igihe agiraho n'igira viraho so uwa gatatu blaminga ni wa undi DJ Peter wari urimo hagati yabo ari batatu so niwe bahaye akazi ko kwintroducinga abahanzi niwe bahaye akazi ko kwintroducinga
cyangwa se kumenya ko iminota irinde ukurikira n'udakurikira. So ikintu rero nawe mu braminga harimo ahantu ntabwo yabaye umunyamwuga, amaze kubona akavuyo kari kuri stage, amaze kubona ibyo we avuga ko bitakwiriye, amaze kubona ko atari ko bimeze, uko yagomba kubyitwaramo nta kundi nk'umuntu nemera w'umuhanga umaze igihe ufite experience, yagomba kumenya ko bano bahanzi ari mpuzamahanga, yagomba kumenya ko ari mu audience y'abarundi n'abanyarwanda. Yes, anasobanukirwa yuko buri kintu nateza ibibazo hagati y'abanyarwanda n'abarundi. Urabizi byabaye kuri Bruce Melody yaje Burundi, hari ugufungwa, hari banyagisoko gufungwa, hari biki, hari abajya baza bakavuga niba bakirwa kuko bakiriye. Ndabikurikirana show business bandis, abarundi bakunda kwakiza abanyarwanda yuko iyo baje mu Rwanda batabakira nk'uko bikwiriye. Ndabibona ndabikurikirana byose bandis. Umuntu ufite experience rero ibyo byose ugomba kuba ubizi, ukavuga ati aha ibi bintu ntabwo biri desorganize, aba bantu ubwabo ntabwo barorganize, n'aba ngaba ntibarorganize. Yewe rero nk'umuntu ufite experience ngomba gushyiramo amakuru, areba uburyo nka situation manager stage. Nimba Double J yarengeje iminota yasakaga, ashobora no kuba yanagiyeho atari. Ndaguha urugero mu gitaramo cyanjye, urakizi nakoze muri Sama ushize Kigali. Nanjye abahanzi bagiye banengura bizi, abahanzi namwe ni muri seri urabizi, ibyo urabizi. Bagiye banengura abahanzi cyane, none bituma umwanya w'igitaramo cyanjye uba mugufiya, bigera ahantu dramatiya nawe yaje atinze, ariko kugira ahantu yagomba kujya kuri stage polisi mirambwira ngo nihagarike. No, introduce dramati, ubwo dramati ushyize kuri stage, ariko noneho muri nako nabaga mfite microphone ya backup, nako bakajya bambwira bati Ali, you have to stop the show, polisi iraje bihagarike. No, dramati ari kuri stage, ntabwo nkamucira amasina avuga dramati please, nari mu bintu byakaza hano merewe nabi nanjye. Dramati ntabwo ari barabyumva, ntabwo ari barabibona. Ikintu nakoze, nagiye kuri stage musangaho, turamufasha ku entertaining abantu. Urumva ndamufasha ku entertaining abantu kuri stage kugira ngo ndamanze munge polisi, narimo ndavuga polisi kugira ngo itarumya kwinjiraho pressure. Urumva ko ntabwo nashakaga ko public ibibona, ntabwo nashaka na dramati abibona, adafilinga aho habaye icyo kibazo. Ahubwo ndimo ndashakisha uburyo ndi buhagarike igitaramo, dramati ntababare, public ntibabare, na polisi ntibabare. Urumva so namusanze kuri stage mufasha kuryoshya, anababarire nimba yarabifirinze wenda yarabimenye ntabintu ambabarire kuri icyo. So ibyabaye cyo nuko twabihagaritse neza kwe, ntagira umuntu n'abantu bashaka gutangira umuntu bimenya kandi igitaramo kirangira, nayo mpamvu nta scandal ugeze wumva nyuma yabyo. So aho rero as a professional aho niho probleminze Philipita, no kuvuga afite ukuntu ndabizi ko afite ubushobozi bw'ukuntu yagombaga gukura Double J kuri stage, kandi Double J ntababare, public ntibimenye, kandi agafasha inganda hagati y'Uburundi n'u Rwanda ntibijyana amakimbirane nk'ahari kubera nyine ibyabo. Abarundi babyumvise, natwe ino bamwe twableminze how ugenda as an artist, how ugenda ndafise DJ somehow sawa, ariko Philipita nawe ubwiwe naze rongera azasubire kandi ufata umusitani ari kuri stage agashyira ku indirimbo y'ubundi bro, icyo ni ikintu kibi cyane. Utuma wihorera ntuwishyire ku yindi, icyo cyonyine cyotuma Double J atagaruka. Nange nawe ngitorera urabizi ko ndemsi MC hosting my event menshi. Hari abantu baba batanitaye ku artiste azango wayakura uriya muntu, icyo nkubwira ndabwira mbere yuko umushyira kuri stage wamubwira iminota ari bumare. So niba wayimubwiye agomba kwirangiza akamanuka, nayirenza nibwo turushaka uburyo tumukura. So aba ufise uburambe mu kazi ya n'isubi, abantu badakoresha ubunyamwuga nk'abatumba mu bibishi kugira ngo baze bakure bambere nka iyo ngari ntabwo nkoresha amazina, ahubwo abantu badakoresha ubunyamwuga nibo twagira, ariko gushyiramo Dumba cyangwa undi muntu na Philipita twamuvuzeho kubera case yabaye. Dore ko umuntu ari ngaha turamuzi, ariko avuga ngo ntabwo rofa umuntu ariko kuvuga iyo ni faso yo gupromotinga, mutubwire ko arakana umudusumbya arakona tuvuga ngaho kugira ngo natwe dutere ariko ujya wishinga aba social media rofa vraiment Dumba ora
umva nduma wewe ugishe wewe amafaranga ukanavuga menshi nagushira hanze kutume message wandikira very nice Sanzbi niwe njya kuvuga ayo magambo turahagarika ndabike banure mutanga ikana basese aramagambo atakugirwa muri ari studio neza nze ari sudi ndagusezere yara ndumva nawe ndamutumira ariko arabizi ko hari amagambo adashobora kuvugira mu kiganiro cyawe abantu bari ku kazi ariko barondera inama ukazi kitabera abantu nk'aba umukino nagiye kukubwira Sanzbi umukino nagiye kukubwira ntugate umwanya ku ba social media influencers uko nicyo baba bagamije kugira ngo uvuge nuvuga kuvuga rero urabura urakora ibyo bashaka gukora oya dumba rabizi cyo dufa